abari mu mayira nabaye abari mu mayira ubundi kuba mu nzira no kuvuga kuri inzererezi ushobora witwa ngo uri mu nzu y'Imana ari kuri inzererezi mu nzu y'Imana nawe uniweho wa wundi uri mu mayira Yesu adufashe cyane abo ngabo nabo ngo urupfu ruri kubashakisha Imana idufashe cyane kugira ngo tugire gute tuje gutakamba kugira ngo noneho hamwe no gusenga ntago ari twe twabyishoboza turahamagara umwuka wera agenderera abo bana bacu agenderere abo baturanye ndetse natwe ubwacu tugenderere ushimwe Mana ageze hanyuma bangoreka irari ry'imitima yacu n'ibyo guhazwa nawe Uwiteka Imana wadutumye dukura mu mpande zinyuranye kugira ngo tuze imbere y'ubwiza bwawe urarimba ngo nje imbere y'ubwiza bwawe ngo ndaje ungenze uko ushaka Mana twageze imbere yawe kugira ngo tugenze uko ushaka aba mama n'abapapa bateranye urubyiruko abahungu n'abakobwa ndetse n'abana bato bari muri iyi nzu Uwiteka Imana ndabanza kwejesha iyi sara amaraso yawe Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya kugira ngo data wera mu ijuru niduteranira aha hantu he kuba ikibi n'igisana cyo mu izina ryawe Yesu Kristo iyi nzu yezwe n'amaraso yawe inkuta z'inzu zigotwe n'abamarayika bo mu ijuru mu izina ryawe Yesu Kristo kugira ngo ikibi n'igisana cyo kitegera aha hantu kandi Uwiteka Imana ubane natwe gahunda yo gutangira aya sengesho ibi yawe kandi no kuyirangiza data bibi byawe urakoze rero ibigiye kubera ha byose ubihe umugisha abari wowe ube munyagahunda abari wowe uyobora twebwe tuyoboye twayobora nk'abantu ariko we n'uyobora urihesha icyubahiro kuko uri Imana ibyarangiye byabaye turagushimye Mana tugushimye indirimbo zitambutse tugushimye ibivuzwe byose tugushimye ijambo ritambutse ryo kutwakira Uwiteka Imana n'ibindi byose biri imbere biyoborwe nawe urakoze data wera utange umugisha utange humura aha hantu kandi ubwiza bwe bukomeze buboneke aha hantu presence yawe ibe hagati muri twe dukomeze twumve imirindi yawe mu izina ryera Kristo amen haleluya amen haleluya haleluya amen amen reka tuganire ijambo rito cyane ryo kubakira no kongera kwibukiranya impamvu uyu munsi turi hano Yesu ashimwe cyane nkuko twatangiye tubashimira n'ukuri Imana ibaduhera umugisha kubw'ubutumire mwitabiriye haleluya kandi Imana iho n'umugisha groupe ya prière ya Turu yiyumviriye ikabatumira nabo Uwiteka baduhera umugisha amen 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 nkuko mwabibonye kuri invitation benshi mwagiye mubona hariho umurongo wo muri Yeremiya igice cyo muri Yeremiya cya 9 noneho kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 21 Yesu ashimwe cyane reka twongere tuhasome no kugira ngo twibukiranye impamvu ki turi hano uyu munsi reka dusome mu izina rya Yesu Yeremiya ibice 9 uhereye ku murongo wa 16 ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Nyiringabo avuga ati mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze mutumire abagore n'abahanga baze aha hari abagore twahashimbuje twebwe ababyeyi cyangwa se n'undi muntu wese ufite umutwaro haleluya kuko ntago ari abagore gusa bireba tuvuge uti muhamagara ababyeyi muhamagara abantu bose bafite umutwaro wo kuborogera abana n'urubyiruko mu gihe nk'iki murongo wa 17 ngo kandi batebuke batuborogere kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihongobokemo amazi kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti yemwe ko twanyazwe
dukozwe n'isoni cyane kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. 19 ariko haleluya ngo ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabagore mwe kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigishe umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwuriye mu madirishya yacu kuko urupfu rwinjiye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba yacu rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Uwiteka dufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Nshuti za Yesu, aya magambo ni amagambo akomeye kandi ni amagambo yagombye kutwarerita. Ariyo mpamvu natwe nk'abantu ba groupe ya hano Ituru dusenga yakomeje kugenda tugarukamo cyane, twumva ntabwo twakomeza kubiceceka, twumva twagira icyo dukora. Haleluya. Twe twafashe igihe cyo gusenga. Muri aya magambo dusomye ugitangira haravuga ngo mutekereze. Twagize igihe cyo kubitekereza. Yesu ashimwe. Ngo nimumara gutekereza muhamagare. Twarabahamagaye. Ngo nimumara guhamagara mutumire. Haleluya. Ntabwo twarabatumiye kandi Imana ishimwe ko mwitabiriye ubutumire, icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Amen. Nuko kubera iki rero ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana ryatabazaga, ubwo ngubwo harimo alerte byari ugutabaza. Batubabarire kubw'amasaha, ubundi twagombye kuba harimo n'uwinterpreta, ariko kubw'amasaha yagiye abatumva ikinyarwanda neza barihangana. Haramutse haro ababegera bakajya babasobanurira abana simbizi, ariko aho amasaha ageze umwanya wo kwinterpreta turi buharire mu cyiciro cyo muri après-midi gusa. Yesu ashimwe. Ngo impamvu y'iyarerite yavuze ngo mutekereze, nimumara gutekereza muhamagare, nimumara guhamagara mutumire, nukubera ko hari ijwi Yeremiya yari yumvise. Uyu munsi iryo jwi nitwe twariyumvise, nitwe turi kuryumva. Yesu ashimwe. Ijwi ryavugaga ngo icyo usomye ijambo ry'Imana, iryo jwi ryaramubwiye ngo twaranyazwe. Nshuti za Yesu, natwe twaranyazwe mu gihe nk'iki. Urebye mu buzima bwawe nkareba mu bwanjye, hari ibyo twanyazwe. Haleluya. Ese wewe urareba ugasanga ntacyo wanyazwe? Iyadokwa yo kuza kurira, iyadokwa yo kuza kuboroga, kuko natwe hari ibyo tunyagwa. Hari abari kunyaga ubuzima. Iyo mvuga ubuzima ni la santé. Ugasanga indwara zabaye nyinshi, indwara ziri kudusimburanaho, uko ni ukunyagwa. Umugambi w'Imana ntago ari ukugira ngo tubeho ubuzima bwo guhora mu ndwara. Haleluya. Ibyo ngibyo hari igihe umuntu yavuga ati ndabirambiwe, kandi birashoboka. Yesu ashimwe. Nuko ngo twaranyazwe. Hari abanyazwe ubuzima ugasanga la santé yaranyazwe. Hari abanyazwe ugasanga abana ni ibibazo mu rugo, ugasanga muri couple ni ibibazo, ugasanga muri finance ni ibibazo, ugasanga mu kazi ni ibibazo. Ibyo byose ni ukunyagwa. Yesu adufashe cyane. Buri wese ndumva hari aho yareba, urebe uko ijambo ry'Imana ari kugenda ritugarukaho, nawe ugende ugerageza kwanariza mu buzima bwawe. Uvuge utariko ngewe ni muri iyihe angle nanyazwe. Uyu munsi twaje hano kuboroga dutumiwe n'Imana. Ibyo byose twanyaze turabigaruza mu izina rya Yesu. Ubyiza yavuge ngo amen. Uyu munsi turagaruza mu izina rya Yesu. Haleluya. Noneho ijwi ryari rimubwiye ngo baranyazwe, barangije ngo twakozwe n'isoni. Yesu ashimwe cyane. N'abatarakorwa n'isoni, hari Satani cyagambiriye no kugira ngo twese tubebweho no gukorwa n'isoni. Ariko twaje kubyanga no kuhagarara no kubambira, tubavuga ngo twanze igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Ibituma umuntu yakorwa n'isoni ni byinshi. Haleluya. Ibyo nibyo bigeraho umuntu bikarakaza, kavuga uti no, hari icyo twakora. Haleluya. Noneho Yeremiya yari yongera ahishurirwa ngo bataye igihugu. Gusa twe ntitwagitaye. Ibyo byose biri mu byatuma tuboroga. Navuga ngo biratureba kurusha n'undi wari we wese. Bibutswaga akababaro bari barimo, n'ubunyage bari barimo, n'uburetwa bari barimo. Noneho barangije irindi jwi ryamwereretse ibituma bagomba guhaguruka bakaboroga. Ijambo umwuka w'Imana aramubwira ngo badusenyeyeho ingo. Satani ari gusenyeraho abantu ingo, nshuti za Yesu. Ibyo ndumva twese tubizi.
uwurwe rutarasenywa cyangwa rutaragerwa inshoka ariko azurwa umuturanyi byagezeho cyangwa biri kugeraho. Ntabwo ari uko twategereza ngo twese bitugereho, twahaguruka tukagira icyo dukora. Yesu adufashe cyane. Twe yenda ntacyo twakora ariko dufite isumba byose yagira ikikora. Niyo twaje kuborogera, niyo twaje gutakambira kandi tubwira iyumva. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nuko Yeremiya arakomeza, noneho amaze kumva ijwi, noneho hazamo aramubwira ngo nimwumve. We yarangije kumva. Haleluya. Byari etape par etape. Yeremiya amaze kumva, noneho yiyaderesa ku Bisirayeli. Uyu munsi nitwe ijambo ry'Imana riri kwiyaderesaho. Arababwira ngo nimwumve. Haleluya. Ngo mwigishe abana banyu. Haleluya. Ngo mwigishe n'abaturanyi banyu. Yesu adufashe cyane. Yesu abana bacu turi kubigisha icyo uyu munsi. Nitwicecekera isi zabigisha. Abana bacu turi kubareka ngo society batwigishirize. Nibyo hari ibyo yabigisha kandi tubishimira Imana. Ariko nagira ngo mbabwire babyeyi, ntago ubwenge bwo mu ishuri aribwo buzaduha abana twishimiye. Ntago ubwenge bwo mu ishuri aribwo buzaduha abana twazaba fiyeri, aribwo kuko umwana yagira kariyeri nziza ariko akabaho ubuzima buteye umubyeyi agahinda. Byaba bikumariye iki mubyeyi? Byaba bimariye iki? Byaba bitumariye iki twebwe? Yesu adufashe cyane. Ngo twigishe abana bacu, kandi ntago ari abana bacu gusa, ngo twigishe n'abaturanyi. Niko Yeremiya yahishuriwe abibwira Abisirayeli. Uyu munsi ijambo ry'Imana, mwuka w'Imana ni twebwe ari kubwira. Uyu munsi niba twaje hano nukugira ngo twibuke aho tutagize icyo dukora, tugira icyo dukora mu izina rya Yesu, kandi mwuka w'Imana aratuyobora kandi aradushoboza. Amena. Noneho usomye neza iri jambo ku mwuka yagiye ampishurira etape par etape, yarangije ababwira ngo ubu bwabo we aratekereza, arangije yumva iryo jwi ryamubwiraga, arangije yumva icyo agomba kubabwira, noneho arangije anabasobanurira impamvu kubera iki bagomba kuboroga. Haleluya. Parce que kubera hari danger, bari bugarijwe. Niki cyari kibugarije? Ngo kuko urupfu rwari rugize ruti, ngo rwari rwuririye mu madirishya. Ngo rushaka iki? Ngo urupfu rwari rwuririye mu madirishya, ngo kandi rwinjiye no mu mazu yabo. Ngo ruri gukora iki? Ntabwo rwaje kurebera, ntabwo rwaje kwibanira nabo gusa, ngo rwaje kwica abana babo. Yesu adufashe cyane. Ngo urupfu rwaje kwica abana, rwuririye mu madirishya, rwinjiye no mu mazu, ngo rwaje kwica, ngo rwica. Ijambo ry'Imana ryasobanuye uburyo bw'abantu babiri, bw'abana babiri urupfu ruri kwica. Ngo nabari hanze n'abari mu mayira. Abari hanze hehe? Ntago ari hanze y'urugo rwawe, ni hanze y'iby'Imana. Abatazi Imana babandi tutigishije, kuko usubiye hejuru yaravuze ngo nimwigishe. Abari hanze y'Imana, abari mu mayira nabaye. Abari mu mayira ubundi kuba mu nzira ni ukuvuga kuri inzererezi. Ushobora witwa ngo uri mu nzu y'Imana ariko uri inzererezi mu nzu y'Imana, nawe uniweho wa wundi uri mu mayira. Yesu adufashe cyane. Abo ngabo nabo ngo urupfu ruri kubashakisha. Imana idufashe cyane kugira ngo tugire gute, tuje gutakamba kugira ngo noneho hamwe no gusenga ntago ari twe twabyishoboza. Turahamagara umwuka wera agenderera abo bana bacu, agenderere abo baturanyi, ndetse natwe ubwacu tugenderere. Kuko turi kuvuga, kuko kuri iri jambo ryavugaga ko abana nibo bari bugarijwe, ariko kugira ngo ugire icyo wigisha abana, nk'uko ijambo ryavuze ngo mwigishe abana, ntawe utanga icyo adafite. Haleluya. Ntawe utanga icyo adafite. Twebwe babyeyi, ese twebwe tumeze dute? Ese turi mu nzu cyangwa turi hanze? Ntabwo wabwira umwana ngo jya mu nzu kandi nawe uri hanze. Imana idufashe cyane. Mwuka w'Imana tugenderere. Buri wese numara kumenya aho uri, cyangwa numenye ngo ese ngende mu nzu cyangwa ndi hanze, urihutira kujya mu nzu. Numara kugera mu nzu, noneho ubwira abantu uti nyamuneka nimwinjire, kuko hanze hari iki? Hari danger. Haleluya. Kuko ntabwo wabona danger urwo rupfu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ruraje, ngo ruri kurira mu madirishya, ngo ruri kwica abana, ngo abari hanze n'abari mu nzu. Ntabwo wabareka ngo bagume hanze, cyangwa se nta nubwo wagumana nabo hanze, kuko nugumana nabo hanze ntabwo rwaje gukina, ntabwo rugutinya ngo uri umupapa cyangwa uri umumama. Rurabica na mwese. Ariyo mpamvu usanga iki, ugasanga umuryango wose rurawirengeje. Iyo ni realite inshuti za Yesu. Ntacyo turi guhimba, n'ubuzima tubona kandi tubwayemo muri ibi bihe. Haleluya.
Imana yacu idufashe cyane. Haleluya. Nuko arangije rero amaze kubibutsa ibyo byose, amaze kubaha realite, arababwira ati noneho rero misiyo hari icyo twakora hamwe n'ibyo byose. Ati hari icyo twakora ngo tuborogere abana bacu kugira ngo bagire gute, kugira ngo bave hanze. Twaje gusenga, nicyo cyatuzanye, nicyo twabatumiriye. Yesu ashimwe. Nta navuze nti nta utanga icyo adafite kugira ngo uborogere abana ngo binjire, ugomba nawe d'abord kuba winjiye. Imana idufashe cyane. Haleluya. Kandi reka mbabwire ikindi kintu nagira ngo mbasabe, kuboroga ntago ari uguceceka. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuboroge, hano nta ndorerezi yaje kureba. Niba wumva ibi turi kuvuga bitakureba, ukumva nta kikubabaje, yenda weho mu rugo rwawe ntibirahagera, niba uratekereza muri entourage yawe, utekereza umwana byaba byaragezeho cyangwa urugo rwaba rwugarijwe, uvuge uti nubwo mu rugo iwanjye ari amahoro bimeze neza, uti ngiye kuborogera uriya muturanyi, uti ngiye kuborogera iriya nshuti, uti ngiye kuborogera uriya mwana wo mu muryango. Kuboroga rero ntago ari uguceceka. Hano nta muntu, nta muspectateur cyangwa spectatrice uhari, twese twaje mu gikorwa. Haleluya. Ntago twaje kureba uko abantu basenga, twaje gusenga. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Kuko impamvu nkubwira nti ntuceceke, byose bibera mu kuvuga ibyo watuye ku rurimi rwacu. Hariho ubutware bukomeye cyane. Haleluya. Kuko nuceceka, njewe ndi busenge nsengera ibyanjye n'abanjye, uraba wazanywe n'ubusa. Yenda turi bugire igihe cyo kugira ngo dusengere ibya rusange, ariko ibyo bya rusange haraho njewe ntakora, ariko wewe uzi umusonga wawe n'undaza umusonga wiwe. Niyo mpamvu mvuga nti niba twavuze ngo gusenga, ntawaje kurebera, twese twaje gusenga. Hari igihe hari wigeze yambaza ati ariko kuki mukunda gusenga musakuza mwese icyarimwe, ugasanga ntabwo abantu bumvikana, hagiye hasenga umwe umwe. Sebye uko turaha twese, nituvuga ngo harasenga umwe, arasenga uko ayobewe nibyo, ariko hari ibyawe atari bukoreho. Yesu adufashe cyane. Byaba byiza ko buri wese agize icyo yibwirira Imana, noneho hakaza kugira uyobowe n'Umwuka Wera, akaba yakurotira iryo sengesho, ariko nibura nawe hari icyo wabwiye Imana. Haleluya. Ubwo ndi kubateguza kugira ngo nitugera mu mwanya wo gusenga ntutubere imfabusa, ntujye kureba. Hano twaje nko ku rugamba, twaje reka twumve ko tumeze nk'abagore bari kubise. Yenda abagabo ntibabyumva, ariko yenda bamwe banabyumva. Umugore uri ku gise iyo ari muri maternité ntago areba mugenzi we, buri wese aba ari kujera igise cyiwe. Ntabwo uvuga ngo ari kuriya ko ari gusakuza, ngo ari kuriya ari kwigira ibiki, nawe uri kubyaho uri kwigiraho. Haleluya. Babyeyi reka tumere nk'abari ku gise. Uri ku gise ntareba ngo uriya yambaye ate, ngo uriya ngo ameze gute. Uri ku gise aba ari hagati yo gupfa no gukira. Natwe hari situation zitwugarijwe ziri dushyize hagati yo gupfa no gukira. Izo situation rero okaziyo nk'iyitwaje imbere y'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri cyangwa batatu bahuye mu izina ryanjye ngo mba ndi hagati muri bo. Nagira ngo mbarasure mbabwire ngo Uwiteka ari hagati muri twebwe. Uwiteka ari hagati muri twe kandi yiteguye kugira icyo akora. Yesu ashimwe. Amen, amen. Reka impamvu mbabwira ntituvuge kandi ntiduceceke, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 3, Yakobo ibice 3, dusome umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 5. Haleluya. Twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo ibice 3, umurongo uhereye ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo dore dushyira, haleluya, ngo dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Ngo kandi dore inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo igira gute, izerekeza aho umwerekeza ashaka, kugira gute, aho umwerekeza ashaka. Mwumve izo ngero ijambo ry'Imana riri kutubwira. Noneho kugira ngo tugere ku murongo wa 5 ariwo nagira ngo ariwo naringambiriye, ariko mbere y'uwo murongo wa 5 babanje kutubwira ibintu bibiri, ngo nk'uko amafarashi
ashobora kugenda, ariko umugozi wa mugozi bafunga mu kanwa kazo niwo mutoya, ariko niwo uziyobora ukaziha direction zinyuramo. Ngo nk'uko ingashya cyangwa ubwato bwaba buri mu nyanja bwaba bungana gute, ubwato buba ari bunini cyane, ariko ingashya wa mwuko umusara agenda akoresha niwe uyobora ubwato. Fata uwo mwuko niba cyangwa ingashya uyigereranye n'ubwato. Ubwato ni bunini cyane, ingashya wabona ko ari akantu gatoya, ariko ingashya niyiha direction ubwato. Haleluya. Umva noneho ijambo ry'Imana ritubwira umurongo wa 5 ngo n'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naryo naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Imana yacu dufashe cyane. Iki jambo ry'Imana rishatse kutubwira niki? Uru rurimi rwacu rufitwe narwo imbaraga zikomeye cyane. Barugereranije ngo nk'uko ingashya iyobora ubwato, ngo nk'uko agashashi k'umuriro gashobora kuba gato cyane kagatwika ishyamba kagatwika imisozi, ngo uru rurimi rwacu narwo ruriho imbaraga zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nirwo rushobora kudirija ubuzima bwacu, cyangwa rukabworeka, cyangwa rukabudirija neza, rukabuha direction. Urwo nirwo nshaka ngo dukoreshe. Ariho nababwiye uyu munsi twaje kuvuga. Haleluya. Twaje kuvuga, mureke tuvuge. N'ubundi abashakashatsi, hari abashakashatsi, hari akanoze nsoma mbona ngo abashakashatsi ngo bavuze ko umuntu avuga amagambo menshi ku munsi. Icyamwe uyu munsi tukavuga menshi kurusha yo dusanzwe tuvuga. Haleluya. Ngo umuntu avuga amagambo menshi, hari aho nagezaho ndavuga ntumenya byarakozwe n'umugabo, kuko abagore babigirijeho nkana cyane. Imana idufashe cyane. umva imibare batanze ngo abagore ngo bavuga amagambo 4253 ku munsi. Hari umugabo uvuze ngo nayo ni make. Haleluya. Ngo naho abagabo babivugira 1500. Niyo mpamvu navuze ngo umenye mu bushakashatsi bwarakozwe n'umugabo. Haleluya. Reka mabwire, reka iki kigereranyo. Icyama ngo ayo magambo mwabagore mwe turi hano 4253, icyama uyu munsi tukayakuba kabiri, kuko ndumva tutavuga iby'ubupfapfu. Uyu munsi 1500 abagabo. Reka abagabo namwe uyu munsi nibura mugerageze muyavuge. Barenzeho oya niyo nayo bayavuga. Haleluya. Pastor aravuze ngo murayavuga, ubwo muyavuge. Amena. No ku munsi. Nshuti za Yesu, nukuri ibi ngibi twubonye ngo pouvoir iri ku rurimi. Mureke tubwire Imana. Ubundi hari igihe tuvuga tubwira n'abatatwumva, ukavuga uri kubwira abasosiyale batajugire n'icyo bakemura, cyangwa ahubwo bari kwampire situation yawe. Mureke uyu munsi tubwire Uwiteka agahinda kacu n'akababaro kacu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nukuboroga. Nta muntu uboroga yishimye, nta muntu uboroga ari uko byose bimeze neza. Uboroga ari uko ufite agahinda. Abumva bafite agahinda mu manike amaboko tuvuge ngo tugiye kuborogera Uwiteka. Amen, amen, amen. Haleluya. Reka turangirize ku ijambo ritoya, ubundi dukomeze gahunda, kuko umunsi wacu uri bube muto cyane, ariko icyama tukawubyaza umusaruro. Tukivuga ku mbaraga z'ururimi, kugira ngo nitugera mu mwanya wo gukoresha ururimi, dusome Imigani 18:21. Imigani 18 umurongo waho 21. Haleluya. Haravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Reka uyu munsi turukoreshe muri iyo angere yo gukiza. Iby'ururimi rwica uyu munsi tubyibagirwe, ahubwo tubisenye. Iby'ururimi rwaba rwarishe uyu munsi tubisenye, ahubwo tuvuge twubake. Haleluya. Ururimi rwacu rurarema. Reka mbabwire tugiye kurema. Yesu ashimwe cyane. Ku rurimi rwacu nagira ngo nkubwire ngo hariho ubutware bwo kurema. Niyo muganga yaba yarakubwiye ngo uzapfa, uyu munsi vuga ngo sinzapfa, nzarama nkora imirimo kugira ngo nzubahishe Uwiteka, kugira ngo nzatange témoignage abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka
tugiye gusoza mbabwira nti tugiye gusenga dute. Tugiye gusenga tubanza kwezwa, kuko uvuga ngo si umunyabyaha wita umukiranutsi aba yise Imana ibinyabinyoma. Twese turi abanyabyaha, haleluya, ariko twezwa n'amaraso ya Yesu. Ayo yonyine niyo aduhesha kugira gute gukiranuka. Hagira unsomera ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 7. Hagera ahita nsomera noneho mbe ndi kuvugaho gatoya. Impamvu Yohana wa mbere 1 Jean chapitre 1 verset 7. Impamvu ngira ngo dusomire ijambo, nagira ngo hatagira umva ko ari we wikiranura, ko ari we mukiranutsi, cyangwa ko we afite uburenganzira buruta kubundi. Twese duheshwa kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uhereye n'uyu munsi kuva mu gitondo kugeza ahangaha, hari byinshi byaba byatwanduje. Hari abo nka twenda tuvuge turi muri iyo organisation, hari aho twiyanuye, hari aho byagenze uko bitagenda, ibyuma byatangira kututenguha, tukiyeneriva, kandi iyo ntago ari kamere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose amaraso ya Yesu aratweza akadutunganya, yamara kutweza no kudutunganya, ubundi tukajya imbere yayo tukaganira ari umubyeyi wumva abana be. Ibyari ibyaha byo Satani ibyo yari yarubatse byose bigasenywa, twese tukaba turareshya imbere y'Imana. Haleluya. Nidusenga isengesho ryo kwezwa n'amaraso ya Yesu, uko tura utitaye kubyo yenda Satani yaba akubwira, utitaye kubyo wari warakureka, twumve ngo uyu munsi amaraso ya Yesu aranyejeje, ngiye kwezwa mu izina rya Yesu, kandi ngiye kuganira n'Imana. Haleluya. Amen. Dusomere mama. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 7. Haragira hati: ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amen. Amen. Haleluya. Ngo amaraso ya Yesu akagira gute? Akatwezaho ibyaha byacu byose. Reka duhaguruke twinjire mu kanya ko gusenga, dusabe kugira ngo ayo maraso ya Yesu atwezeho ibyaha byose. Amaraso ya Yesu aratweza. Haleluya. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu niyo yeza abanduye. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu adukuraho ibyaha. Haleluya. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Haleluya. Reka tukomeze dutekereze ibyo byaha bya bindi byose waba uba wumva. Reka umwuka w'Imana amanuke twese atumurikire. Niyo toroshi iri hano imurike mu mutima wawe. Indetse uringo kandange ajya kore imitwaro iwe data kandi iwe ngukukwa janunga buri munsi ajana iramuri jojo buri munsi buri sazajya mibaraga ibyo nisezerano buri munsi buri sazajya mibaraga ibyo nisezerano mana yanjye komeza
agakubuntu bwawe kugeza igihe uzazamuka imbaraga agakubuntu bwawe kugeza igihe uzazamuka no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe imbaraga agakubuntu bwawe kugeza igihe uzazamuka imbaraga agakubuntu bwawe kugeza igihe uzazamuka imbaraga agakubuntu bwawe kugeza igihe uzazakurya. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Haleluya. Ayiwe mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Iki kimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Byaba mfite ibimenyetso birenga bibiri, birenga bitatu, birenga bine, birenga bitanu, birenga bitandatu, binyemeza yuko izangirira neza. Iki kimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Byaba mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Iki kimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Ari impamvu iki cyane ishizituma izina ryawe Mana yacu. Hariho hari impamvu iki cyane ishizituma turirimba izina ryawe Mana yacu. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima imirimo yawe, imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe. Barayibonye Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana. Tuzahora tugushima. Haleluya. Iyitabaye abantu baratangara, iyitabaye abantu barabazanya, Itabaye abantu baratangara, itabaye abantu baratangara, iyitabaye we abantu baratangara, iyitabaye abantu barabazanya, itabaye abantu baratangara,
abo muri iki gihanda ahadori mukecuru stop haleluya koya abo muri iki haleluya ni batawuraga barahari haleluya mwese hamwe haleluya satani